wambwiye ko uherereye muri Kirimbi mu murenge wa Kirimbi Nyamasheke. Hanyuma wari ukiri kumbwira ko urangije kwiga vuba ahari. Nubwo ndangiza nize Karambi. Yego. Ariko njyewe naretse ibintu byo navuye mu buyobe ntarabumva. Yego. Ariko ejo bundi mbumvise nubwo numvise munkoze ku mutima cyane avuga ni buriya wenda kuva mugaragaye wenda igihe nirikisha isuka. Urabona niba hari abagiye kuva mu buyobe benshi cyane kandi nizera ko bazahinduka. None se Celestin, wavuye mu buyobe utaratwumva, ni igiki noneho wumvishe mbere y'uko twumva kikagukura mu buyobe? Njyewe najyaga gusenga ariko ntabwo ndi umuntu wo mu idini cyane ukunda ibintu byo gusenga ubijyamo cyane. Ujyaga gusenga ikintu cyabaye nk'ikimvana mu buyobe kiriya kintu cy'amaturo mu rusengero. Yewe najyaga gusenga noneho nkumva abapasiteri bari kuzana ibintu byo kuvuga ngo bajye mu marushanwa y'amaparuwasi. Noneho ugasanga nka paruwasi imwe ngo yabaye iya mbere bagakoma amashyi batishima cyane, abandi ati natwe urabona turi gusigara inyuma, dukwiye kwinjiramo agafoto gatanga amafaranga menshi. None hari isengesho basengaga bamaze gutura bavuga ngo aya maturo dutuye ndajya gukora umurimo w'Imana ngo aho tutabasha kujya. Naje kwegera pasitori wigishaga kuko wenda nagize amahirwe yo kuba mvugana nawe nimwisanzuraho. Ndamubaza ni ese iyo musenga azasengesha ngo amaturo ajye gukora umurimo w'Imana aho umuntu atabasha kugera, aho tutabasha kugera ni hehe uyageza ku Mana ninde? Yasubije ibintu bitangaje kuko yarambwiye ngo amafaranga batura bayamurikira konferansi, konferansi nayo ikayamurikira aho twakwita wenda kuri hedikota kwa Musenyeri. Ageze aho aragama ko Musenyeri wese niwe yajyana ku Mana. Arambwira ati si we yajyana ku Mana ngo ahubwo ngo aragaruka ngo akubaka ngo inzu y'Imana. Nanjye ndamubaza ni inzu y'Imana iyo zigiye kubakwa n'ubundi mwitangisha abakristo mukavuga tugiye kubaka nimuzane amafaranga y'inyubako yatura niriveho, nimubashe kubisobanura neza mbyumve. Rwose mu by'ukuri navuga ko yabuze ibisobanuro by'ishamo. Kuko nitako niba kujyana muri Bibiliya ugasanga bari kukubwira ngo Imana iravuga ngo inzu yayo ngo zoro kuba umusaka, kubera bandusha Bibiliya mu mutwe ugasanga bagiye kumbwira ibintu byo muri Bibiliya cyane. Iyo mbona rero nkwiye kuva mu buyobe nka buriya. Amafaranga make mfite sinyashyire pasiteri njye niko mbyita, byura nkayitezamo imbere njye n'umuryango wanjye. Yego. Bimbaho gumwo gutyo bivamo gutyo nkajya gusenga nkiyicarira nyine nkituriza nkumva ibyo bavuga nangiza nkatoka nkataha. Numvise rero numvise nduhutse. Numvise nduhutse navuga nibura njye nacyo gase sinakoze amakosa sesi. Numva ndi kwishinja icyaha. Yego. Ariko mbumvise nibwo numvise nduhutse ndavuga ni rwose Imana ishimwe. None se urekeye aho gutura mw'icyo gihe nyine uganira na pasiteri ntanabona ibisobanura guha ukareka gutura, kureka gutura wumvaga ari byo se byaba bibaye nko kumenya ukuri kwaguhesha ijuru? Yewe ijuru mu by'ukuri ukuri kuko ukuntu nabona ijuru nabimenye maze kubumva. Urumva izo nzira nari ndi kuva mu buyobe buvuga ngo boro kuryo twanjye. Nazi rero ijuru kurijyamo ni
yego. Mvuga ngo ijuru njyagashe navuga ngo nijoro ushobora gusanga ritanaba. Iyo niko navuga. Ijuru ushobora gusanga ritaba. Mbese wari warabaye ikihebe? Rero navuga ngo ni ikihebe niba ari igisibizi. Kuko urabona ukuntu umuntu akwigisha mu by'ukuri wareba ibintu bakora ubyitegereza bagatuma nawe ubwo utakira inyigisho neza ndetse ukagira n'ibindi bitekerezo bitari byiza. Nibyo n'Imana ukumva urayizinutswe ahubwo cyane rwose. Kuko utari wamenye n'urukundo rwayo, umenye ko yagukunze ndetse cyane, wumva nta n'icyari gutuma uyikunda rwose. Urumva hari umuvandimwe mu kumwe ejobundi ku kane washize avuga ukuntu ngo yari mwarimu akitanga agatanga inka ye ibintu nk'ibyo. Yitwa Zariya. Numva kabisa numva avuza ibintu by'ukuri. Yego. Abantu benshi ngewe b'abakene usanga niba yahinze udushyimbo twe ugasanga kimwe cya kabiri cy'utwo yejeje ajyanye mu rusengero, kandi nyuma yo kubitanga n'ubundi akajya gusaba. Yego yego. Ugasanga ahora ajya gukora kwa pasiteri abacaho inshuro. Yego. Ariko mu rusengero niba uwa mbere gutanga tumwe yakoreye. Yego. Nibaza pasiteri we umubona wakira ibi bintu ngo ari gushyira Imana, ukumva nyine birakubabaje cyane. Yego rwose. Gusa amaze kumenya ko kujya mu ijoro bidaharanirwa ahubwo ari ukwizera Yesu Kristo ko yadupfiriye. Yego pe. Ibyo byankoze ku mutima. Yego yego. Kwizera Yesu ko yapfiriye kubera ibyaha byanjye, numvise narababariwe kera. Yego rwose. Ku buryo noneho ubu wicaye umutima utuje. Uratuje neza cyane. Cyane ariko nta rubanza ugifite ku Mana. Ntabwo gusa icyo nabwiramo ko mufite akazi katoroshye. Nawe uragafite. Ako kazi turagafatanije nawe. Ufite akazi katoroshye. Yego. Kuko gukuramo icyo umuntu yamize. Yego. Ibintu bitoroshye. Yego. Kuko mujya mwumva bamwe bahamagara bashaka kubereka ko wenda muri kwigisha inyigisho zitari z'ukuntu. Yego. Urumva ni benshi bamaze kumira ijambo ry'Imana uko ritari. Yego pe. Ariko ntacyo bitwaye. Burya icya mbere ni uko ubwo butumwa cyangwa iyo mesaje iba yatambutse, hagenda haboneka abantu nkawe nyine bagenda bizera ukuri. Nubwo haboneka n'abandi nyine batakwizera, ariko abo gukira nyine barakira. Nta nubwo abantu bakira bose, kandi kwigisha ni uguhozaho. Ni uguhozaho nanone. Harya ubwo Kirimbi ntijya kwegerana na Karongera? Urumva uvuye muri Kirimbi ukayinjira muri Gihombo ugahita ujya mu Mahembe ukinjira Karongi. Nibyo. Ubwo Kirimbi se iri hagati ya Gihombo na Karengera? Na Macuba. Kuko Karengera ni Imwezi, mu murenge wa Karengera urepfo. Noneho Kirimbi n'ubundi ndi Karengera neza ku kagari ka Karengera h'umurenge. Urumva uri kujya Karongi uzamuka muri uwo muhanda, unyura Karengera neza. Kwa Tobra. Aho ngaho rero. Wowe naho uherereye? njye ndi muri ibyo bice byerekera kwa Tobura urahabona? Ndahazi. Aha mu bice by'Akagara aho kubatse ka Karengera. Niho ni. Nibyo rwose. Watangiye kuganira n'abandi bantu se ubabwira ubwo butumwa bwiza wakiriye? Urubyiruko tubona nazanjye n'urubyiruko nkunda kuganira narwo. Tuganira. Hari benshi n'ubu hari nko ku rusengero aho dusengera. Akantu kabaye ejo bundi ngo buri muturage ngo agomba ngo kwitanga amafaranga 2,400. Iki? Ngo barakubwira ngo bagiye kubaka ngo inzu y'icyitegererezo mu mujyi wa Kigali.
karabaye ku Gikondo ku cyicaro gikuru cya Methodist Libre. Rumumeto nabyumvise. Buri muturage wese bashyiramo ijambo ngo uko waba uri kose upfa kuba uri umuturage w'iyi paruwasi. Inzu y'igitegererezo si ubwo ni ukuvuga ngo iki niyo gukoresha iki? Ibyo nibyo byatuyobera. ngo ni inzu y'igitegererezo gufasha ngo niba ngo izajya yakira abashyitsi ngo niba izajya yakira iki. Ntabwo tubizi. Urumva hari inyigisho babinyuzamo kandi ahantu babera indyarya iyo bashaka gukuramo abantu amafaranga bahamagara ba bandi tuzi b'imiti bazi kubwiriza gukomveka abantu. Yewe mbona ko bano bantu ari indyarya. Noneho numva bagiye guhangana na ADEPR nayo yubatse iriya hoteli rero. Nibyo rero twe turimo tuvuga n'ubwo rubyiruko. Iko bagira ni ADEPR yubatse hoteli. Haza mw'umwiryane. Yego. Ndakeka ubu ngubu ubwo ADEPR ifitwe na leta hejuru. Ubu bishoboka ko leta ari uri kwikondora. Ubwo rero nicyo turi kuvugana n'ubwo rubyiruko bavuga ngo ibi bintu ntabwo bibaho. Yewe bagira ni niyo mushaka inzira nzima mujye mukurikira Country FM kuwa kane saa 2 z'ijoro. Yego pe. Mwumve abakozi b'Imana bigisha iby'ukuri. Yego rwose. Ubwo rero bamwe baranyemereye bamwe baranabumvaga. Yego. Kandi nanjye abo ndabumva. Ariko urumva ko bizagenda biza bazajya baboneka kandi bumva ukuri. Nibyo rwose. None se Celestin ugira WhatsApp? Oya, nta WhatsApp ufite. Ntawe ufite. Ubwo nari mbikubashije kubera ko tugira group ya WhatsApp. Ngira ngo nyigushireho ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nyine umunsi ku munsi. Ariko ntacyo no kuba utayifite ariko na nimero twayibonye. Umuntu azajya guhamagara n'ubundi gutya turushaho kuganira. Nta kibazo rwose kandi niba munagikomeje kuwa kane mu butumwa bwiza ndabakurikira. Nibyo turi kumwe turacyakomeje ibiganiro nta kibazo. Noneho umuntu yanerekeje mu izo nce yakugeraho akagusuhuza. Nta kibazo rwose ndahari. Hari undi musore wizeye ubutumwa bwiza uba Gihombo witwa Suleimani. Avuka muri famiye y'abamizirima ariko ngo yari umudive. Ariko ubu nawe yamaze kwizera ubutumwa bwiza yaradutelefonnye nawe nk'ejo cyangwa ejo bundi. Numva nawe yarizeye. Niba mutangiye gukomanga imitima y'abadive n'ukuntu bemera mugeze ahantu hashimishije. Ndaza kuguha nimero ye uwo Suleimani. Uzamubaze wumve niba aho ari hafi yawe. Ari muri Gihombo. Nta kibazo namubaza mu nimero ye. Ndaza kwikoherereza noneho wamubaza wasanga ari hafi wenda mukajya munasurana mukiganirira. Yego. Urakoze cyane ugira ibihe byiza. Murakoze namwe ibihe byiza. Tuzajya dukomeza kuganira. Sawa sawa.